ariko ndarirangije pe rirarangiye. none hari igihe bafite ababyeyi nyine bameze ukuntu batanamuha motivasiyo. umukunzi ubuse mvuge ko ari umukunzira cyangwa mvuge ko ari umushuti wanjye umfasha nyine ugufasha mu buzima bwa mu by'ubuzima mfite ababyeyi cyangwa akaba afite n'ibigare. none se ubundi kera batarabagaburira abana baryaga he? Abana urumva cyane. Ngewe niyo mpamvu bora mutifu yo kuvuga ngo navuye mu ishuri kubera ko ngo inzara yari inyishe kera gahunda yo kurya itaraza ku ishuri. Bano bana nyine biga bataha, ntago mvuga abo mu internet, abiga bataha. Gahunda yo kubagaburira itaraza, ubundi mwaryaga abanyeshuri baryaga he? Yego, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze, mwe mukomeza kudukurikira, mwe mukomeza gukurikira inkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka hano ku Butumwa TV. Twizeye yuko amahoro Nyagasani akomeje kubana namwe aho muherereye hose. Uyu munsi turi kumwe n'umwana w'umukobwa. Ni icyuki? Oya, ntago ari cyane, ntago ari icyuki. Ntabwo ari cyane. Sinzi ko twabivuga, nyine biterwa n'ubibona. Nese ko mbona uri mwiza cyane di. Oya, imbere yawe ariko wasanga. Amazina yawe witwa nde? Yose. Uratubwire ka kandi bakunda kukwita ntacyo baraba bitwaye pe. Hari umukobwa se ubundi ujya wivuga bundi buriya? Oya, nanjye ntago nabishobora, nyine mvuga akangaka nyine kagasirino n'ifofo. None se ko wambaye neza se? Oya. Sinzi ukuntu nyine uri kubibona. Gusa bino byo ni ibisanzwe, nyine ndi kubona nayo. Black, white, umubi ahantu hose white. Shaka ko wambaye neza. Nyine ngiye mu buzima busanzwe nkunda umweru. Uradusigira ijana se? Abanyeshuri tugira amafaranga. Oya. Abanyeshuri ntabwo mugira amafaranga. Wiga mu mwaka wa kangahe fofo? Niga mu mwaka wa 6 w'indimi. Wiga mu mwaka wa 6 indimi. 6e segonderi. Ubwo se bivuze yuko mu wa 6 ntabwo muri mu bizame harya? Oya, tuzatangira ejo bundi. Haraburi iminsi nk'itatu. Harabura nk'iminsi 3 ngo mutangire exeta. Wiga indimi. Indimi ubwo ni ikintu kuvuga iki? Ubuvanganzo nyine. Ubwo harimo literature, Igifaransa n'Ikinyarwanda. Literature, Igifaransa n'Ikinyarwanda. Gusa bongeyemo Igiswahili. Babongeyemo n'Igiswahili. Ubwo izo mukora n'ubundi ibyo byose mubikora mu kizami n'ubundi. Gusa iyo tugeze mu kizami bongeramo n'utundi tuntu. Harimo n'andi masomo muzakora. Ko numva uyashoje. Amashuri urayashoje pe? Nanjye ndakuze. Hanyuma se nawe urakuze? Shakani mbona ukiri umwana. Ako rero hakuraka baby urasa neza, urakeye, urasobanutse, nyine umeze nk'umuntu witeguye gukora icya leta pe. Ubu ngubu nyine ejo bundi ku wa 3. Umusatsi ndabona ukuyeho, natebeje. Watebeje? Ntabwo uzaba uri kumbana noneho mu myeru, uzaba uri kumbana noneho mu uniform. Yego. Hanyuma ikizami cya leta muzagikora ku wa 3? Kuri 15 z'ukwa 7. 15 z'ukwa 7. Ubu se wariteguye neza, ibintu ni fresh? Imyiteguro nyigeze kure. Isa nkaho iri kurangira. Ugeze kure, urimo kwiga ku buryo ubu ngubu witeguye kuzatsinda? Ariko nyine ngo ubwato burama bugeze ku nkombe. Hari n'igihe niyo n'inkombe uri kuyireba hari imbere rwose ngo ntago uba wizeye ko uri bugereyo uri buve mu bwato, kereka iyo umaze gukandagiza ikirenge ku itaka. Ubwo nyine natwe turi kugenda twigengesengeye na bagenzi banjye. Mwiteguye neza mwese? Hanyuma uyu mwaka cyangwa se iki cyiciro urimo kwitegura gusoza kishigaje iminsi mikeya, wabonye ari icyiciro cyari kimeze gute kuri wowe? Biba bigoye cyane ko bamwe mu bo twiganaga wenda bamwe baba bararivuyemo bitewe n'ibibazo runaka.
natwe nyine kuba tugeze hano ni ibintu biba bigoye nyine ntabwo biba byoroshye. Hari bagenzi bawe mwiganaga baba bararivuyemo benshi bakuzihe mpamvu ubwo koko Fofo? barabuze amafaranga se. Oya, amafaranga kandi amafaranga se ntabwo abantu banyeshuri bose ntibigira ubuntu koko, si free kurya nyine ni free, sibyo ko bishyura ibyo kurya, bagira ikibazo cyo kurya. Kandi muri no munsi hasigaye hari gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, kwiga hanyuma barangiza bakagira ikibazo cyo kurya. Iyo kwishyura nyine biriya 19,500 yo kurya. Ariko burumva ibihumbi 19,500 mu gihe ubwo ni mu gihe cy'igihembwe. Oya, amafaranga si make cyane Fofo. Hari amafaranga buriya ntawe buwana yipeveye, ntabwo wagenda ukayakorera muri vacances ukazaza wayabonye. Bamwe na bamwe ntabwo bose babitekereza gutyo. Hari umuntu utaha muri vacances akagenda akiryamira akiberaho, akazashiduka agarutse kwiga ayo mafaranga mu rugo batayamuha, ubwo nyine akicara, cyangwa akaba ari n'imyumvire mibi. Cyangwa n'ubundi no mu busanzwe bikaba byaramunaniye n'ubundi. Ahubwo hari igihe biba byaramunaniye, wenda akavuga ati mbonye impamvu, cyangwa akaba afite n'ibigare. None se ubundi kera batarabagaburira abana baryaga he? Abana urumva cyane. Ngewe niyo mpamvu bora mutifu yo kuvuga ngo navuye mu ishuri kubera ko ngo inzara yari inyishe. Kera gahunda yo kurya itaraza ku ishuri, bano bana nyine biga bataha, ntago mvuga abo mu internet, abiga bataha. Gahunda yo kubagaburira itaraza, ubundi mwaryaga, abanyeshuri baryaga he? Ubundi umunyeshuri baryaga iwabo mu rugo. None hari igihe bafite ababyeyi nyine bameze ukuntu batanamuha motivasiyo. Fofo, ndumva bitoroshye pe. Ariko abana bavuye mu ishuri uzagira ubakebure, dore wowe nawe urayarangije, ariko bishaka kuba byarakugoye. Byarangoye kuva primaire nkagera. Ko nkurikije ukuntu nkubona, ndabona ishuri rishobora kuba ryarakugoye, si wowe ubonye urirangiza. Ariko ndarirangije pe. Rirarangiye. Rirarangiye. Ubwo ukaba wiga, ubwo watubwiye ngo wiga igifaransa, literature n'ikinyarwanda, n'igiswahili, kongeramo n'agaswahili. Nasemaje Kiswahili? Nasema Kiswahili? Ubu se wanyigishije mbwira utuntu tumwe mukunda kuvuga two mu Giswahili. Mu Giswahili we nko kwipresenta. Ngaho Fofo agiye kwipresenta mu Giswahili. Twagiye. Ninayitwa Umukundwa Marie Flore. Vuga byose se. Komeza byose, we ongera utangire neza. Ubu Fofo agiye kwipresenta mu Giswahili. Uratubwira imyirondoro yawe mu ncamake. Nubishaka wenda niwumva ari na ngombwa utubwire nimo n'imyaka, byose nyine ka presentation gatoya, mbese nk'umuntu utakuzi ku buryo ahita avuga ati uyu muntu ndi kuvugana nawe hari ibyo mumenyeho by'ingenzi by'ibanze mu Giswahili. Mu Giswahili ko aribwo bakikiduha tukikiga nyine. Natwe ibyo ngibyo nibyo twari tukiga. Yego, ntacyo urakoresha nawe ibyo uzi, ntujye mu byakure. Mu Giswahili ubwo ndimo no kugufashizamo rega kwiga. Hari igihe bazakikubaza ejo ugasanga kirakunaniye kandi ibyo ntago bakimbaza. Gavuga mimi naitwa Fofo, this and that, ibintu nk'ibyo. Ni ngombwa subwo katubyiyorere. None se Fofo, abandi nk'amahirwe ufite sheri, ufite umwana, ufite umuhungu nyine mu byumba kimwe, umukunzi. Ubuse mvuge ko ari umukunzira cyangwa mvuge ko ari umushiti wanjye umfasha nyine ugufasha mu buzima bwa mu by'ubuzima. Mfite ababyeyi. Mu by'ubuzima se nta muntu ufite ubikurikirana nyine ku buryo uvuga uti iyo nagize akabazo nyine ndamubwira akaza akareba ukuntu abigenza.
hari n'ukuntu buriya muri ino minsi abantu dusigaye dufite amaraso ashyushye ari ugasanga nyine birasaba yuko ugomba kuba ufite umuntu uguha umusada. Uzi ibyo bintu uramutse ubigiyemo ntabwo wagera mu wa gatandatu. Niba ubwo se bashaka kuvuga ko aribo babandi barivuyemo? Ntabwo wahagera. Nibo babandi usanga baracikirije atari uko banabuze minerivare. Tuvugisha ukuri nawe uramufite pe. Irega ngiye mba ndi kubireba, mba ndi kubyitegereza. Ushingiye kukize? Ndi kubireba pe. Nyine mbwira nk'ikintu washingira. Gusa umukobwa w'icyuki nkawe birashoboka ko yabaho adafite umuntu uri gukurikirana uzi gucengera akagera hahandi kure. Ntabwo bishoboka. Birashoboka cyane. None se byagenze gute iwanyu muraroga se? Oya. Mu kiruhuko wenda niho use yankura he? Wenda ntabwo nshaka kuvuga imyaka yawe yo si ngombwa, ariko ngereranyije uri hejuru y'imyaka nka 17. 18 hejuru aho. Ntabwo uwo mukobwa uri muri iyo myaka ntabwo yaba wapi. Abo nyine ni babandi baba bakuruta nyine. Noneho igiye muri ibyo bintu uri umunyeshuri simpamya ko wakiga ngo ugere mu wa gatandatu. None se ufite gahunda yo kumushaka basi? Nubwo wenda unyemeje ko ntawe, ariko nkabandi kubona n'iki gahunda irahari. Mfite gahunda yo kumushaka nyuma y'ikizami. Ariko nimusoza muri weekend nimusoza kwa gatandatu uzaze njyewe uzareke tubonane umbwire ukuntu ikizami cyari kimeze. Ndaza nkubwire ukuntu ikizami cyari kimeze. Ariko ndahamya ko kizaba cyoroshye. Urahamya ko kizaba cyoroshye? Shano kuri njyewe reka nkwifurize amahirwe masa. Murakoze. Ikizami uzagitsinde kandi nitwongera kubonana muri iyo weekend uzaba uri kutubwira inkuru nziza, utubwira uti njyewe ibizami narateruye nkubita hasi. Sibyo? Ariko baravuga ngo useka neza nuseka nyuma. Useka neza ngo nuseka nyuma niko bajya bavuga. Niko bavuga. Uramenye rero tutazahura urimo kurira. Ntago nzareba. Ibaze imyaka nize. Ngaho reka nkwe mu minota nk'ingahe suhuza abantu 3 wumva bakuri ku mutima. Wumva kino kiganiro bakibonye wabashuhuje washuhuje abantu ntubavuge byaba babaza uhere kuri ntuza nyine. Kamzuza nyine abo bantu mereye ku babyeyi banjye nyine baramfashije banyishyurira minerivare ndigandarangiza bakamana motivation nyine. Yego ababyeyi nibo uhereyeho. Nibo mpereyeho. Umuntu w'umugabo nari nkuteza umutego ako ubuze ubwenge pe. Nibo mpereyeho buriya ababyeyi hari igihe nabo bajya bagira uruhare nyine. Yego kugira ngo abana bareke kwiga. Cyangwa bagira uruhare mu kureka ishuri bakajya n'uruhare mu gufasha umwana kugira ngo yige arangize. Buri umwana niyo wamwishyurira nyine utamuhaye motivation ntacyo byaba bimaze. Abantu ba kabiri nshimira n'abarimu nyine banyigishije. Ba maître na ba maîtresse. Abantu nyine babana ubukererwa bakakubwira ati wa mwana we. Abantu nyine ugira amanota makeya akaba ari wa muntu ukubwira ati aya manota ugomba kuyongera. Buri abarimu nabo bajya batumotiva. Bajya bamotiva. Ubwo ngubwo abantu wa gatatu n'umwe ntabwo ari benshi. Si umwe. Umuntu wa gatatu. Mbwiza kujya uvugisha ukuri ari ku wa gatatu n'umwe. Ngiye kumukubwira umuntu nshimira wa gatatu. Ni umuntu ungira inama za buri munsi. Niyo wababaye uragenda akaguhoza. Naba nanababaye nkagenda akampoza. Ninde? Ndamushimira ndanamusuhuje bamwita Mukiza. Bamwita Mukiza Angelo. Mukiza Angelo? Angelo si izina ry'abakobwa. Ry'abakobwa ni ry'abagabo. Ntago ari ry'abakobwa. Ni ry'abagabo. Nawe murigana se cyane ntago mwigana. Cyangwa bahandi ruguru hahandi. Oya. Yasoje imbere yanjye ariko yaramfashaga. Yajyaga gufasha mu ishuri. Nawe mu bantu batumye nyine nkomeza kwiga arimo. Angelo nidutandukana umuhamagara ngo uti hari umuntu ushaka ko mubonana. Pe. Uraza kubikora. Kiri mu Rwanda. Ntabwo ahari. Ntabwo ari hano. Angelo rero ntacyo umumbwirira uti hari umuntu washaka ko mubonana ariko amara kumenya yuko udahari. None arashaka kuba
hari ukuntu ashaka kugira ngo Fofo ajye areka kuba afite agahinda ka buri munsi kubera yagiye nyine yakundaga gutuma nkora etide yigaga imbere yanjye yego aza kugira amahirwe ariga aratsinda ajya hanze yaragiye hanze Fofo ngaho reka tugushimire nanjye ndabashimira wakoze kubana natwe muri nyuma yo ku itariki 23 musoje exami muri weekend ndabizi ko tuzongera tukabonana uri kumbwira inkuru nziza ivuga ngo iki ndi kukubwira ngo ikizami cyari cyoroshye cyangwa se cyari kimeze okay sangaho ukomeze kugira weekend nziza ukomeze kugira imyiteguro y'ikizami myiza yaba wowe ndetse n'abagenzi bawe muzakorana muri classe no mu kigo cyose muri rusange tubifurije intsinzi nabona abasuhuje burya abantu mwiganye iyo myaka yose yego n'abantu bakomeye baba ari abantu bakomeye birumvikana nabona abasuhuje sawa